Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze kuri Passions News nk'ibisanzwe. Nkuko nibasezanije rero mu kiganiro cyabanje, uyu munsi mbazana ibibazo n'ibisubizo Mbonyi yagiye abazwa kuva yatangira gukora umuziki. Nkuko twabibonye neza, ni umuntu ukunzwe kandi akunzwe na benshi. Icyo navuga, usibye ko umuzi nk'umuririmbyi mwiza, ni n'umuhanga cyane. Ntakubeshye, iki kiganiro kirakwigisha byinshi, amasomo meza yagufasha mu buzima. Nino tujyane rero mu kiganiro, muhaye ikaze. Ikibazo cya mbere, uwitwa James n'abandi benshi bati, Mbonyi, uzatwereka ubukwe ryari? Asubiza, yarasetse cyane. Nzabukora ari ku wa gatandatu. Nyine ni umunsi uzaba ari ku wa gatandatu, bucya ari ku cyumweru. Ariko abantu bose bibaza iki kibazo, ubukwe nzabukora mu myaka iri imbere, nanjye ndabwifuza. Ariko mba nibaza nanone, abantu barandambiwe, babona nshaje. Ikibazo cya kabiri yakibajwe na Aline Gahongayire. Yaragize ati, Mbonyi, nizihe mbaraga ukoresha kugira ngo usuzugure social media, message zigutuka n'izindi, byose ntibigire icyo bigutwara? Mbonyi ati, that's a good question. Buriya ushobora kunyandikira amara ukwezi ntarayibona. Nkoresha telefone gake. Njyewe narahiye kudatwarwa na social media. Iyo mfite umwanya ndareba kandi nkayikoresha. Ariko pe nta kindi kintu nakoresheje. Hari ukuntu WhatsApp na social media byabaye nk'uburozi. Icyakora umpamagaye ndakwitaba. Nkoresha call cyane. Naho ikibazo cya gatatu, iki yakibajijwe na Brian. Yaragize ati, aha Mbonyi ndashaka kukubaza, ese uracyari imanzi cyangwa? Mbonyi ati, icyo kibazo rero icyo navuga, umuntu uzakimenya ni umufasha wanjye tuzabana. Ikibazo cya kane kiragira kiti, ese ukunda football? Niye kipe ufana mu Burayi ndetse n'ahandi? Asubiza, yaravuze ati, kera nakundaga football cyane. Rimwe ikipe nafanaga iratsindwa, birankorogoshora. Mpitamo rero kujya mfana yatsinze. Nkunda abakinnyi of course, Messi arabanza, Mbappe, Salah ndetse n'abandi. Mu Rwanda rero ikipe mfana mbona yose ari sawa. Buriya kandi nanone nshishikara cyane kureba match iyo bageze kuri finale. Ikibazo cya gatanu, baramubajije bati, uzakorana na Meddy collab? Wakiriye ute Meddy bagiye muri gospel? Asubiza, yaravuze ati, ni byiza kuba yaremeye gukora indirimbo z'Imana. Njyewe rero nizo yakoraga ntari binabibonagamo. Indirimbo ze nta kibi cyarimo. N'ubundi hari ukuntu turimbo twe twari tumeze nka gospel. Bishobotse twakorana indirimbo nabyishimira. Ikibazo cya gatandatu, wigeze kwandika kuri Twitter ngo muri karabu habera iki? Ko ntarahagera mwambwiye ibihabera. Mbonyi asubiza, yaravuze ati, buriya kubwiriza ubutumwa mw'iki gihe ntibisaba kugenda watebeje wakanganye. Kubwiriza ubutumwa ni ukuba mu isi y'aba bantu, ariko ukababamo ubabwiriza ubutumwa. Kuri poste zanjye zose nkubitaho ikintu gisekeje cyangwa ikintu nshaka ko baganiraho, bakakiganiraho. Nyuma nkashyiraho izindi message nk'ebyiri z'Imana, nazo bagahita bazivugaho. Nibwo buryo nigisha ubutumwa, nyuma abantu bambona mu isura isanzwe bakanyiyumvamo. Ntabwo ndajya muri karabu na rimwe, nta nubwo magirira amatsiko. Ikibazo cya karindwi, baramubajije bati, nizihe ndirimbo zitari za gospel uzi kuririmba? Mu buryo busekeje ati, indirimbo zirahari. Urugero, indirimbo y'igihugu, indi ni Happy Birthday, nzi kuririmba neza. Ndumva ari izo. Ikibazo cya munani cyo kirabaza kiti, utekereza iki ku buzima mu minsi iri imbere? Uzaba ukiri ingaragu? Ni iyihe nama wagira urubyiruko rwibera mu isi y'ikigare? Yaravuze ati, njyewe rero ibyahazaza ni byiza ko bitekereza, ariko nyine biri mu biganza by'Imana. Ntabwo ntekereza cyane hazaza, bituma umuntu agira ubwoba, kandi nkunda amahoro, simba nshaka ibintu bintera kwibaza cyane. Urubyiruko rero ikigare ntabwo ari cyiza. Yego kugira inshuti ni byiza, ariko uba ugomba kugira uruhande rwawe.
ukamenya aho ugarukira, ukabika imbaraga z'umunsi w'ejo ngo ejo utazisanga watakaye. Ikibazo cya 9 cyo baramubajije bati wagira ihe nama abahanzi baretse indirimbo za gospel igihe byavugwaga ko idatunga umuhanzi kandi wowe yaraguhiriye. Yaravuze ati inama nuko utarambirwa gukora Imana ntibabivemo, nubwo babivuyemo ntabwo biratinda. Niba bumva bashaka kugaruka n'ukuri ni karibu, nibaze ariko bicare barambye bakorera Imana nta bindi bintu byinshi batekereza. Ikibazo cya 10 baramubajije bati ese mu mafaranga ufite Imana yaguhaye hari inkunga cyangwa ubufasha ujya uha abantu batishoboye? Ibikorwa byo turabikora byinshi cyane, ariko nahisemo kutabishyira muri media kuko numvise umugisha wanjye atari uwo nguwo. Ndashaka ko Imana izajya ibimenya. Naho ikibazo cya 11 baramubajije bati ese ugira aba bodyguard nk'abandi bahanzi? Asubiza yavuze ati reka ntabo, ariko hari ukuntu mbibona bifata nka protocol. Hari ukuntu abantu baba bifuza gufata ku bantu bakunda kandi bishobora kubangamira wa muntu. Tugeze ku kibazo cya 12 baramubajije bati ni irihe somo ukunda rigufasha muri Bibiliya? Isomo yavuze ko riboneka muri Yobu 28 havuga ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. 13 baramubajije bati ubigenza ute kugira ngo ugendane n'ibigezweho kandi ugendana n'Imana icyarimwe? Asubiza yaravuze ati murambwira abajeni tugendana ngo agakiza ntabwo ari ak'abaturage. Iyo uzi Imana uba ufite amakuru kandi ubuzi n'ubwenge. Niba kumenya Imana ari bwo bwenge, urabuze ibintu byose, urambara neza, uganira neza, ibyo ukoze biba biri ku murongo. Nukora business uramenya ubwenge bwo kuyikora neza. Ikintu cyose ubayemo ukibamo neza kubera ko uzi Imana. Rero agakiza ni agasirimu nako karasirimutse, ntacyo bitwaye. 14 baramubajije ni iyihe mpamvu Sara atakibarizwa mu bagufasha kuririmba? Yaravuze ati rero ntabwo ngira team imwe, iyo umuntu ahari turakora, yaba adahari dukoresha abandi babonetse. 15 baramubajije bati kuki si iyi gusekeye bidatinda? Yarasubije ati nyine ubuzima ni zigizage, ibitwenge biraza bigashira, hakaza umubabaro ugashira ukongera ugaseka. Nisi nyine ni kwimeze. Nge nibaza ko tuba mu byiza gusa, iyo yaba ari paradizo ntabwo yaba ari isi. Niki utekereza ku buzima iyo wumvise ko buzarangira? Icyo ni ikibazo cya 16. Yarasubije ati ubuzima nyine buzarangira twigire mu ijuru, gusa ubwoba njya ngira bukomeye ni ukuba nasoza urugendo rwo ku isi ntakoze umuryango ngo mbyara abana ngira urugo. Ni ibyo byonyine, ubundi ni rwo rugendo twese tujyamo. 17 baramubajije bati uvuga iki ku bijyanye no gutera ivi? Uvuga iki ku badamu bifotoza bambaye ubusa igihe batwite? Umwana wawe abaye ari umuhanzi mu ndirimbo z'isi wamushyigikira cyangwa wamutegeka kubivamo? Asubiza yaravuze ati gutera ivi nzamenya icyo gihe ninumva cyageze, ariko simbizi, sinzi iyo byaturutse, uwo muco sinkumva, ariko byaje nkaritera ubwo nyine nuko naba mbyumva. Kandi nanone ngiyewe si ibintu ntekereza cyane, si wamwambika se mwicaye cyangwa muhagaze? Erega wamushaka utanayimwambitse, ni ngombwa se? Gutera ivi rero nabonye ari imikino, ni drama. Usanga umukobwa mupanze ubukwe, musohoye invitation, ibintu byose mwana biteguye, ariko uti ngiye gukora ikiro cyo gutera ivi, nyine ni agafoto. Gusa imyumvire mfite ubu mba numva nta mpamvu. Niba umuntu atabizi koko wamupropose, ariko niba mwarapanze ubukwe nurangiza ubikore, mba numva bisekeje. Kwifotoza utwite ukerekana inda, ni ukuri sinatenda ku bintu umuntu yatekereje. Buri wese akora icyo yumva ashaka kimuhaye amahoro. Ibyo ni ibyabo, twe ntabwo bitureba. Niba utabishimye wowe ntukabikore. Naho ku mwana rero namwigisha, nkamuganiriza, nkamuha uburere, ukamwigisha ibiri ngombwa, iyo akuze uramureka agakora ibyo ashaka. 18 umuntu yaranditse ati mbona uri inyangamugayo, uwera, umwana w'Imana. Ese amazina nkwise urumva ko ariyo? Mbonye yaravuze ati umuziranenge, uwera, inyangamugayo ni Imana gusa, abandi twese turi abantu, tugira amakosa nk'ay'abantu, uko niko Imana twakira. 19 baramubajije nihe mpamvu utajya ukora video ziri official? Yarasubije ati